tariki ya mbere z'ukwa kane 2025. Turi ku cyigisho cya mbere kuvuga ngo hamwe mu mahame y'ubuhanuzi. Ingingo yo kuwa gatatu iravuga ngo Daniyeli bumba igitabo. Amagambo aboneka muri iyi ngingo aboneka muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4. Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4 hari amagambo tugiye kwigira hamwe aboneka kuri uno murongo. Soma muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4. Haravuga ngo nuko Daniyeli bumba igitabo gifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Subiyemo uno murongo uboneka muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4. Haravuga ngo nuko Daniyeli bumba igitabo gifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge bwa benshi kandi ubwenge buzagwira. Nyamara iyo dusomye mu Byahishuwe 22 umurongo wa 10 ho hari amagambo atandukanye n'aya, kuko haravuga ngo Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 10 hari amagambo atubwira ngo kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'igitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi. Daniyeli bumba igitabo niyo ngingo y'uyu munsi tariki ya mbere z'ukwa kane 2025. Tumenyereye kumva ababwiriza bakoresha isomo rya Daniyeli 12 umurongo wa 4 bahanura ibyo gutera imbere k'ubwenge bw'ubumenyi n'ikoranabuhanga bizagabanziriza kugaruka kwa Kristo. Benshi kandi banakoresha iryo somo berekana iby'iterambere ry'ingendo bizihuta ndetse byatangiye kubaho kuva hirya y'ikinyejana gishize. Byinshi mu bitabo byacu nabyo kandi byemeza ibyo cyangwa se bibyemeza gutyo. Nubwo ubusobanuro bwaba bwumvikana ubasha no kuba buvuga ikindi. Amabwiriza marayika yahaye Daniyeli atangira amwihanangiriza ati bumba igitabo gifatanisha ikimenyetso. Uruhamwa uvugwa aha ni igitabo cya Daniyeli ubwacyo. Ahari wenda byashoboka ko ubwo bwenge buzagwira ku iherezo ry'igihe ari ubwenge bwo gusobanukirwa igitabo cya Daniyeli ubwacyo. Ibi bintu bituma igitabo cya Daniyeli cyaba gifitanye itandukaniro runaka n'igitabo cy'Ibyahishuwe, kuko muri iki ngiki cyo Yohana ntabwiwe gufatanya ikimenyetso nk'uko twabisomye mu Byahishuwe 22 umurongo wa 10. Yohana we ntabwo yabwiwe gufatanisha ubuhanuzi bw'Ibyahishuwe ikimenyetso. Uyu murongo watubwiye ngo Byahishuwe 22 umurongo wa 10 watubwiye ngo kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi. Ibyahishuwe byandikiwe kuri igitabo abantu basobanukiwe guhera kigitangira kuko igihe kiri bugufi. Biramambo igitabo cya Daniyeli cyagomba gusobanukira abantu mu gihe kigiyeyo cy'ahazaza. Mu binyejana birenga benshi mu bantu b'abahanga b'abakristo bagerageje gusoma igitabo cya Daniyeli kandi bamwe bageze ku iterambere.
ubwenge bwo gusobanukirwa igitabo cya Daniyeli bwariyongereye cyane. Nyamara nyuma y'iherezo ry'imyaka 1260 ya gihanuzi, iyo myaka yarangiye mu cya 798, nibwo benshi mu bahanuzi bari hirya no hino ku isi batangiye kugera ku mwanzuro uvuga ko hari ikintu kidasanzwe cy'igitangaza cyari kigiye kuba ahagana mu mwaka w'icya 843. Bamwe mu b'ingenzi twavuga ni nka William Miller. Babwiriza ibibwirizwa byatangije urugaga rukomeye rukangurira abantu barwa Yesu bo mu kinyejana cya 19. Maze kuva ubwo hatangira kwaduka urukurikirane rw'ibihe n'ibintu byaje kubyara itorero ryasigaye no gusobanukirwa neza n'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Mu yandi magambo, ukuvuga k'urugaga rw'itorero ryacu riri ku isi yose kwabaye gusohora k'ubuhanuzi bwa Daniyeli buvuga iby'ubwenge buzagwira mu gihe giheruka. Ibihabanye nabyo, tutagiye mu byo gucira abantu urubanza ku byerekeranye n'agakiza, muzirikane abantu benshi mu bakristo bakiri mu mwijima kugeza ubu. Ikintu cy'urufatiro ari rwo sabato y'umunsi wa karindwi, yashyizweho n'Imana muri Edeni, abantu maze bakayimenya ndetse barayirengagiza, bahitamo icyumweru, umunsi ufite urufatiro rwa gipagani mu gihe cy'Abaroma. Cyangwa mutekereze no mu bujiji buri mu bantu ku byerekeranye n'inyigisho y'urupfu, ku buryo umugabane munini cyane w'abakristo bizera ikinyoma cya gipagani cy'uko abantu bapfuye bahita bakomereza ubuzima ahandi hantu, ariko hasobanura kuri bamwe ikuzimu umuriro w'iteka. Ibinyuranye n'ibyo, mbega ukuntu twebwe dukwiriye gushimira Imana no kumva dukishijwe bugufi bw'ukuri twamenye. Aya magambo y'uyu munsi avuga ngo Daniyeli bumba igitabo, benshi abayasobanura mu buryo bw'uko igitabo cyabumbwe bitari gikwiriye kumenyekana, byajyaga kumenyekana mu gihe kizaza nyuma y'uko Daniyeli ahawe ubutumwa. Aya magambo rero agakomeza atwereka ko ubwenge buzagwira. Ese ubu bwenge buzagwira ni ubuhe? Iyo ukurikiranye ubusobanuro bw'aya magambo, usanga ubwenge buzagwira ni ubwenge bw'uburyo bubiri: ubwenge bw'ibigaragara ndetse n'ubwenge bwo gusobanukirwa n'ibyanditswe uko imyaka yajyaga gukurikiraho. Iyo dusomye ubusobanuro bw'aya magambo mu gitabo cyanditswe na Urian Smith cy'ubusobanuro bwa Daniyeli byahishuwe, batwereka neza ko igitabo cya Daniyeli gifatanije ikimenyetso, amagambo n'igitabo bivugwa aha ngaha nta gushidikanya ko birengurira ku bintu byari byarahishuriwe Daniyeli muri ubwo buhanuzi. Ibyo bintu byagombaga gucecekwa ndetse bigashyirwaho ikimenyetso kugeza mu gihe cy'imperuka. Ibyo ni ukuvuga ko bitagombaga kwigwa mu buryo budasanzwe cyangwa ngo byumvikane ku rwego runini kugeza ubwo icyo gihe kizaba kigeze. Igihe cy'imperuka rero cyatangiye mu mwaka w'icya 798, igihe igitabo cyabumbwaga kandi gashyirwaho ikimenyetso kugeza icyo gihe. Icyo byerekezagaho mu buryo bugaragara ni uko muri icyo gihe, cyangwa se guhera icyo gihe, icyo gitabo cyagombaga gukurwaho ikimenyetso
cyangwa se ibimenyetso bigifatanije. Abantu bari gushobozwa gusobanukirwa biruseho, kandi ibitekerezo byabo byari guhagurukira by'umwihariko uwo mugabane w'ijambo wahumetswe. Iyo turebye ubu buhanuzi rero bw'umwihariko, ubuhanuzi bwo mu gitabo cya Daniyeli bwasuzumwe mu bwitonzi n'abigishwa b'ijambo ry'Imana, ahantu hose iterambere ryari ryarakwirakwije umucyo waryo hose ku isi. Bityo rero umugabane w'umurongo usigaye, kuko wahanuraga ibijyanye no kubaho nyuma yo gutangira kw'ibihe by'imperuka, utangazwa n'amagambo ngo benshi bazajarajara. Uku kujarajara kwaba gusobanura kugenda kw'abantu bava hamwe bajya ahandi, n'amajyambere akomeye mu byerekeranye no gutwara ibintu n'abantu, ndetse n'uburyo bworoshye bwo gukora ingendo bwagezweho mu binyejana bishize, cyangwa se bikaba bisobanura uguhindukira hirya no hino mu by'ubuhanuzi nk'uko bamwe babyumva. Bishatse kuvuga kwigana umwete n'ubwitonzi ukuri k'ubuhanuzi. Ugusohora kwabwo kugaragara neza kandi mu buryo budashidikanywaho imbere y'amaso yayo. Agomba gusobanura nibura mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubu bwombi, kandi ibi byerekezo byombi iki gihe turimo kigaragaramo mu buryo bufite imbaraga. Ibi byerekezo byombi muri iki gihe turimo birimo biragaragara mu buryo bufite imbaraga. Aya magambo yerekezaga ku gihe cy'imperuka. Igitabo cya Daniyeli cyari cyarafatanyije ikimenyetso mu gihe cy'imperuka ku mwuzuro w'imyaka 260. Noneho aya magambo yagombaga kumenyekana cyane, ari naho yamenyekanye cyane, maze igitabo cya Daniyeli kirigwa cyane, aho tubona abakize cyane, abize ubuhanuzi cyane, aba William Mireri. Ibi rero byatumye noneho igitabo gifatanishijwe ikimenyetso gisa nk'ikibumbuwe mu byahishuwe, nk'uko twabibonye ko ubwo butumwa bwagombaga kutagirwa ubwiru ahubwo bukigwa. Iyo urebye rero ubwenge buzagwira, tubona ko uko imyaka yagiye ihita indi iza, hagiye haduka ibintu byinshi bigaragaza ko habayeho revolution, habayeho kwaguka k'ubwenge, maze noneho abantu bamenya ibintu byinshi, bagira ikoranabuhanga, bagira iterambere mu buryo butandukanye. Namwe murebe utekereze mu gihe cya kera uburyo hatabagaho imashini zisarura imyaka, ariko uyu munsi zikaba zihari, ndetse kandi zibasha gusarura mu gihe gito, aho tubasha kugira izihinga, izitera, izibagara n'izisarura ku buryo umusaruro ukusanywa mu gihe gito. Tubona neza yuko habaye iterambere mu byo gukora amato y'intambara ndetse n'indege z'intambara. Izi rero zikoreshwa n'abahanga, zikoreshwa n'ikoranabuhanga rikomeye cyane, aho tubona hateye imbere n'imihanda ya gari ya moshi. Ibi rero ni ibigaragara muri iki gihe cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli. Tubona ko habayeho isakazamashusho rya televiziyo, aho abantu babasha kubona amashusho y'ibibera hirya no hino ku isi mu gihe gitoya. Ibi biba abantu bakabasha kubibona. Ibi byose bwa bwenge bwagiye bwiyongera. Abariho muri iki gihe hari ibyo babona bitariho kera, ndetse na generasiyo zizakurikiraho cyangwa se ibisekuruza bizakurikiraho, hazagenda haboneka ubundi bwenge burenze uburiho uyu munsi. Utekereze uburyo mu myaka ya kera nta imodoka zitari zizwi, ariko kugeza ubu hakaba hari imodoka nyinshi ndetse n'izijya mu masiganwa, aho imodoka ishobora gukoresha umuvuduko wa kilometero 482 ndetse n'ishobora no kuzirenza.
Icyo gihe rero ubwenge bwagiye bwiyongera kugeza ubwo imodoka nazo ziraboneka ndetse uburyo bw'ubwikorezi bugenda bworoha cyane. Iyo turebye tubona imyandiko yabayeho bwa mbere mu buryo bugezweho yabayeho mu cya 824. Ubu nibwo hari habonetse imyandiko yanditswe mu buryo bugezweho hatabayeho kuba inyandiko yandikwa mu rusaku ku buryo uwandika imashini akoresha ibisakuza. Nibura uyu munsi dufite uburyo bwo kwandika bworoshye cyane ku buryo mu gihe kizaza kugenda habaho evolution bigenda byiyongera biba byiza kurushaho. Ibi rero tubona neza ko hagiye habaho uburyo bwo gusakaza amashusho. Ifoto ya mbere igaragaza amaso y'umuntu hakoreshejwe umucyo w'izuba yakozwe n'uwitwa Porofeseri Yohana William Draper. Uyu yari uwo muri New York, yayikoze mu cya 840. Ubu buvumbuzi rero bwagiye bukomeza buhinduka kugeza uyu munsi ubwo dufite amashusho. Dushobora kubona amashusho y'ibiri kubera ku isi hose, dushobora kubona amashusho y'ahantu hanini cyane ndetse kugeza ubwo ubu umuntu ashobora kubona n'amashusho y'ikintu icyo umuntu atabasha kubonesha amaso, ariko ubu ukabasha kubona ishusho yacyo dukoresheje imirasire ya za gamma rays cyangwa se za x-ray, tukabasha kubona ibintu bitaboneshwa amaso. Si ibyo gusa ahubwo tugiye tubona ko ubu bwenge buziyongera, habayeho n'iterambere ry'ingendo zo mu kirere. Iyo ugiye kureba usanga neza ko indege ya mbere yakoze urugendo rwo mu kirere mu 1903, nibwo urugendo rwakozwe mu kirere. Ibi rero muri cya gihe nyuma ya ya myaka y'umwuzuro w'imyaka 260, turabona ko noneho ubwenge Daniel yavuze bwagiye bwiyongera. Iyo turebye iby'ikoranabuhanga dusanga telefone ya mbere hemewe ko uwitwa Alexander Graham Bell ariwe wavumbuye telefone bwa mbere mu cya 876. Uhereye icyo gihe rero hakozwe imirongo y'itumanaho ishingiye kuri telefone igenda ikwirakwiza amakuru ku migabane itandukanye. Noneho ibi bigenda bikora evolution, bigenda bihinduka kugeza ubwo uyu munsi dufite telefone ihari ikora mu buryo bwiza ugereranyije n'izabanje. Ariko mbere y'uno mwaka cya 826 iyi telefoni ntizari zihari zibasha koroshya itumanaho, ariko itumanaho riragenda ryoroha kurushaho. Hari iterambere ryagiye rikomeza aho hagiye haboneka uburyo bw'imyubakire y'ibiraro cyo mu kirere. Ikiraro cya mbere cyo mu kirere cyubatswe hejuru y'umugezi wa Niagara mu cya 855. Ikiraro cyitwa Golden Gate cyambukiranya kikagira amarembo y'ubwigobeko bwa San Francisco, cyarangije kubakwa mu cya 937. Cyari gitwaye n'akayabo k'amafaranga menshi, miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika. Aho cyari gifite ibyuma birebire bikoze iki kiraro bifite metero 1280. Ibi rero uru rugendo rwagiye rubaho kugeza bwerekana evolution, bwerekana uburyo bw'imihindagurikire bwo kwiyongera k'ubwenge. Mbese tuvuze mu ncamake yo kwiyongera k'ubwenge, tekereza nawe gucana ukoresheje gaze byabonetse mu cya 1908. Amakaramu y'ibyuma yabonetse mu cya 1803. Kwandikisha imashini z'ikoranabuhanga mudasobwa
zatangiye gukorwa mu cya 837. Imashini zidoda imyenda zabayeho mu cya 841. Gutera ikinya hakoreshejwe amazi ya alcool cyangwa se ukoresheje ibindi bisukika byabayeho mu cya 846 ndetse no mu cya 848. Umugozi w'itumanaho uca mu nyanja wabayeho mu cya 858. Imbunda irasa urufaya rw'amasasu wabayeho mu cya 861. Ubwato bw'intambara bubasha kuyobora andi mato bwabayeho mu cya 862. Amaferi ya gari ya moshi akoreshwa n'umwuka yabayeho mu cya 822. Icyuma gipima imitingito cyabayeho mu cya 880. Imashini zikoreshwa n'umwuka zabayeho mu mwaka w'icya 883. Imirasire ya X cyangwa se X-rays yabayeho mu cya 895. Ubumara bushobora gukwirakwira mu binyabuzima mu cya 898. Telefoni noneho yambukiranya imigabane. Telefone yambukiranya imigabane ibasha guhamagara ku isi yose yabayeho mu cya 815. Ibi rero ni ibintu byagiye bibaho mu gihe gito cyane, byagiye byerekana urwego rwa siyansi rwagiye ruzamuka rugenda rugerwaho. Ibi byose byerekana ko ubwenge buzagwira. Uriya murongo wo muri Daniyeli 12:4 ugenda ugaruka noneho ukabyerekana. Reka rero ibi byose tubyiteho kandi tubitekerezeho. Ntabwo uri kugwira k'ubwenge kwari mu bya siyansi gusa, ahubwo kwajyaga no kuza mu bya Bibiliya. Nyamara niduhagarara mu ruhande rumwe nuko tukerekeza ku kugwira k'ubwenge bizaba mu byerekeye ubumenyi bwa siyansi gusa, tugomba no kuzirikana ko bizagwira no mu byerekeye ubumenyi bwa Bibiliya. Tuzaba dukeneye kureba ku mucyo utangaje wamuritse ku byanditswe byera mu myaka ishize. Ugusohora k'ubuhanuzi kwagaragaye mu mucyo w'amateka. Gukoresha ihame ryo gusobanura byatumye abantu bagera ku myanzuro irenze cyane iyo umuntu yagisha impaka ku iherezo rya byose riri bugufi. Mu by'ukuri koko ikimenyetso cyari gifatanishije igitabo cyakuweho, kandi ubwenge bwo kumenya Imana, bwo kumenya n'iby'Imana yahishuye mu ijambo ryayo bwaragwiriye mu buryo butangaje. Tekereza yuko mu cyerekezo nk'iki ari bwo buhanuzi bwarushijeho gusohora mu buryo bw'umwihariko. Nyamara mu gihe nk'iki kitagira ikindi kibasha kugereranywa nacyo ku byerekeranye n'ibintu bituma ubuzima bworoha, nicyo ubuhanuzi bwagombaga gusohoramo. Kuba turi mu gihe cy'imperuka byerekanwa mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 10:1 n'2. Aho marayika ukomeye yerekanwa amanuka ava mu ijuru afite agatabo kabumbuwe mu kiganza. Icyo gihe igitabo cy'ubuhanuzi bwe nticyari gikwiriye gukomeza gufatanisha ikimenyetso. Cyagombaga kubumburwa kandi kigasobanukira abantu. Igihamya cy'uko agatabo gato kabumbuwe ari cyo gitabo cyari cyarabumbwe kandi kigashyirwaho ikimenyetso igihe Daniyeli yacyandikaga, kandi ko wa mumarayika utanga ubutumwa muri iki gisekuru, kandi kikerekana ko wa mumarayika ari we utanga ubutumwa muri iki gihe. Kuvuga ngo rero ubwenge kugwira ndetse na cya gitabo cyari cyarabumbwe, Daniyeli yagihawe kibumbwe, ariko ibyahishuwe noneho byo bitwereka igitabo kibumbuwe kugira ngo noneho ubuhanuzi bubashe kumenyekana kuri bose. Aha rero ingingo yatubwira ngo Daniyeli bumba igitabo cyabumbwe mu gihe cya Daniyeli, hanyuma nticyajya gusobanukira
abantu benshi muri kiriya gihe, ahubwo nyuma y'iherezo ry'imyaka 1260 ryabayeho mu cya 798. Aha ngaha noneho nibwo abantu benshi batangiye gushakisha babasha kumenya ko mu cya 843 hari ikintu kizaba kidasanzwe. Aha ngaha ariho tubona by'uko noneho ibihe by'imperuka byari bitangiye muri uyu mwaka w'icya 843, nk'uko tubisanga mu byanditswe byera ndetse no mu busobanuro bw'imyaka, mu busobanuro bwa Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14. Aha rero iyi ngingo twiraga Daniyeli mu gitabo tubashije kwisobanukirwa, kandi tubonye uko ubwenge buzagwira muri iki gihe turimo. Turi mu gihe ubwenge bwagwiriye, kandi ntabwo turi mu gihe igitabo kikibumbye, ahubwo cyarabumbuwe. Dukwiriye kukigana umwete uko bwije n'uko bukeye. Uwiteka aduhane umugisha mu izina rya Yesu.